byonyine bitumvikana. Mwumvise ikibazo ndasubiramo kijyanye n'intambara y'Iburasirazuba bwa Kongo, aho hari amasezerano yashyizweho umukono. Muri ayo masezerano hari gusaba yuko leta ya Kongo irandura uwo mutwe wa FDLR, ariko ntabyo yigeze ikora na n'ubu ngubu, ahubwo aho kubikora barimo noneho barabongerera ingufu. Mwumvise na nyakubahwa Perezida wa Repubulika bivuga ejo bundi, aho noneho Perezida wa Kongo arimo ashaka gushyira imbere umuhungu wa Perezida Habyarimana. Perezida Habyarimana wakwirakwije ingengabitekerezo ya jenoside, washinze interahamwe, wishe abatutsi mu Bugesera, muri Kibirira, muri Mukingo, muri Murambi n'ahandi. Uwo muhungu wa Habyarimana Jean-Luc akaba ari n'umuhungu wa Agatha Kanziga. Agatha Kanziga nk'uko ubuhamya bwatanzwe kuri auditorat militaire belge, no kuvuga ubushinjacyaha bwa gisirikare bw'Ababiligi, ko no ku itariki ya 7 yabwiraga bari bahungiye iwe mu rugo ngo ntibarire, ahubwo bafatanye mu gushyigikira interahamwe ngo zibikize umwanzi. Uwo muhungu rero nawe wagendaga n'intwaro ndetse n'imbunda ya R4 kuwo munsi nk'uko byatanzwe mu buhamya, uwo nguwo niwo bashaka gushyira imbere. Aho ngaho rero biratanga isomo, kuko ntabwo ari no gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda gusa. Gahunda ihari ni gahunda yo kugarura jenoside mu Rwanda. Nta kuntu wafata umuntu uhakana jenoside ufite ababyeyi bayigizemo uruhare ngo ube udafite uwo mugambi. Ibyo bikaba bijyana n'ikibazo duhora tubwira umuryango mpuzamahanga kijyanye n'imvugo z'urwango Iburasirazuba bwa Kongo. Kwibuka ibyo turimo hano, kwibuka n'ahandi hose mu Rwanda, na solidarite tubona mpuzamahanga, ntabwo ari ukuza ngo twibuke gusa abapfuye cyangwa se badufashe kurira, ahubwo ni ukuvanamo isomo. Niba mu Rwanda muri za 90 abatutsi barabitaga inyenzi, ni gute ubu ngubu tuvugana abatutsi b'Abanyekongo babita inyenzi? Uyobora nako umuvugizi w'ingabo za Kongo agakoresha rimwe mu mategeko, ya mategeko 10 ya Kangura, ya mategeko y'Abahutu, ariko ntihagire uwo ubyumva. Bimwe turababwira tutariko murimo murabona, murimo muriyumvira ibintu birimo biba Iburasirazuba bwa Kongo, amagambo avugwa namwe n'ayakoreshejwe mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi, ariko nta kintu gikorwa, ndetse n'izo FDLR ziracyahari. Ahubwo rero ikibabaje nanjye kuvuga ngo kinatera n'umujinya, nuko ingabo z'u Rwanda ziza amateka y'u Rwanda, zahagaritse jenoside yakorewe Abatutsi, zizi uburemere bw'imvugo z'urwango, zizi FDLR, iyo dufashe ingamba z'ubwirinzi ari twe dufatirwa ibihano, ari ingabo z'u Rwanda zifatirwa ibihano. Hanyuma abakorana n'izo nterahamwe bo ntihagire ikibabaho. Ibyo ngibyo rero ni ibintu bibabaje, ariko tuzakomeza guhangana nabyo. Hanyuma nagira ngo ndangize ntanga message eshatu. Message ya mbere nuko aya mateka yose ya jenoside n'uruhare amahanga yagizemo rugomba kudushishikariza gukomeza kwibuka, tukazibuka ubuziraherezo na za generation zizaza, tukibuka hano mu Rwanda kuri za site zitandukanye, ndetse no mu mahanga naho baribuka, ndetse hari n'inzibutso zigenda zishyirwaho mu mahanga hirya no hino. Igira ngo nk'uyu munsi cyangwa ejo naho hari urwibutso rwashyizweho muri Ghana rwo kwibuka inzirakarengane zazize jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse no gushimira ingabo za Ghana ku butwari zagize. Rero kwibuka ni ngombwa ko tugomba kwiga aya mateka ya jenoside,
tugomba kuyiga, abana bacu tuyabigishe, kuko nibwo buryo bwonyine bwo kugira ngo tuzirinde yuko jenoside ibaho ukundi. Message ya kabiri nijyanye no gukomeza kurangwa n'ubumwe. Ubumwe tukirinda, andabwira cyane cyane urubyiruko, tukirinda ivangura, tukirinda amacakubiri, tukirinda ingengabitekerezo ya jenoside. Ibyo ni ikintu tugomba kumeza kuzirikana, kubera ko nubwo mu Rwanda hari amahoro, mu Rwanda hari umutekano, ntabwo ariko hose mu karere n'ahandi hose bimeze. Abanyarwanda bose ntabwo barabohoka. Hari urundi rubyiruko cyane cyane hanze y'igihugu rukirangwa n'ingengabitekerezo ya jenoside. Nkaba nsaba urubyiruko rw'Abanyarwanda gukomeza gushishikariza urwo rubyiruko rundi yuko iyo nzira yo kurwanya icyaha cy'indengakamere cyabaye mu Rwanda nta ishobora kugeza, hanyuma byaba ngombwa bakahangana nabo, bababwiza ukuri ku mbuga nkoranyambaga no mu zindi nyandiko, kuko biragoye kumva ko nyuma y'imyaka 32 mu gihe twiteje imbere, twubaka ubumwe n'ubwiyunge, dushyiraho politike zo kwiteza imbere mu bukungu n'izindi politike zose, hari abantu cyangwa se hari imiryango ishaka gusenya ibyo twagezeho. Ibyo ngibyo rero tugomba gusigasira ibyo twagezeho, ntitukibwire yuko, cyane cyane ndabwira n'abavutse nyuma ya jenoside, ntitukibwire ko ibi bintu ari ibintu byikoze cyangwa se bitashobora guhungabanywa mu gihe icyaha cya jenoside cyangwa se icyaha cyo kuyihakana cyangwa se icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside kigahemberwa mu karere ndetse kigahemberwa no mu bindi bihugu aho bagihinduye uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka. Hanyuma message ya nyuma ni message ijyanye n'iyo nari mvuze y'umutekano. U Rwanda ni igihugu kirangwa n'umutekano. Umutekano twahawe n'ingabo za FPR Inkotanyi zari zirangajwe na nyakubahwa Paul Kagame, Perezida wa Repubulika. Izo ngabo rero zahagaritse jenoside ziracyahari, ntaho zagiye, ahubwo zigaye zifite n'ubushobozi burenze bw'icyo gihe. Rero uwaba wibwira wese mu karere cyangwa ahandi ko ashobora kugarura icuraburindi mu Rwanda, uwaribeshye, kuko nk'uko Bonhomme yabiririmbye, inkotanyi ziracyari za zindi. Ndagira ngo rero ndangize nongera kwihanganisha abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, cyane cyane abafite imiryango ishyinguye hano. Dukomeze twitabira ibikorwa byo kwibuka hirya no hino mu gihugu, hanyuma twibuke twiyubaka kandi tunafata amasomo mu mateka yatubayeho muri iki gihugu yatugejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Murakoze.